ufitiye icyizere Rwanda, ufite ejo hazaza heza. Intebe y'imiyoborere, ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Turabaramukije kandi tubahaye ikaze mu kiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe nanjye Joseph Kuriyo. Muri iki kiganiro turavuga kuri gahunda nshya ya leta yo kuvana abaturage mu bukene ariko babigizemo uruhare. Iyi gahunda yemejwe na guverinoma y'u Rwanda mu kwezi k'Ugushyingo umwaka wa 2022, ikaba igena uburyo abaturage bo mu ngo zifite amikoro make bivana mu bukene mu buryo burambye. Iyi gahunda izagera ku ntego zayo igizwemo uruhare n'inzego zitandukanye zigize umuryango nyarwanda, ariko cyane cyane umuturage afashe ya mbere mu kwivana mu bukene. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude akaba asobanura impinduka zitezwe kuzanwa n'iyi gahunda kuri gahunda zo guteza imbere imibereho y'abaturage zari zisanzweho. Impinduka zitezwe navuga ku bintu bimwe na bimwe, nuko icyambere ni icyo cyuko umuturage ufashwa niwe uzajya afata ya mbere mu gufata icyemezo cyo kwivana mu bukene, agasobanurirwa twifashishije barya bafasha myumvire, twifashishije inzego z'ubuyobozi zimwegereye, twifashishije gahunda zinyuranye harimo iyi inyura kuri televiziyo, radio, ibindi bitangazamakuru binyuranye, kuko hari ibyo tugenda tuganira n'abafatanyabikorwa benshi banyuranye, NGOs n'abandi, tugafatanya kugira ngo dusobanurire abantu uburyo bwo kwivana mu bukene bikorwa. Noneho harimo icyo cyuko umuturage azajya yunganirwa, tugakora gahunda y'imyaka 2 nkuko twabivuze, tugasinyana n'amasezerano, nabwo n'amasezerano yo kwivana mu bukene. Noneho ikindi nuko gahunda noneho z'ubufasha zitangwa na za nzego zinyuranye n'abantu banyuranye, tuzikomatanyiriza kuri wa muntu, kuri cya kibazo urugo rufite, umunyarwanda afite. Ubundi twajya tubikora ukundi, hari igihe wazaga ugasanga umuntu ejo umuntu araje atanze inka, ejo haje umugira neza unazanye inkoko, ejo bundi VUP kaza igashyiraho undi agashyiraho, ariko tutari kumwe ngo turebe ngo mu by'ukuri turi gukemura ikihe kibazo twese dufatanyije. Ibyo rero nibyo, iyo ni impinduka kugira ngo noneho wa muntu tumuhurizeho ubushobozi dufite twese, twumvikane utanga akazi ese adufasha ate kugira ngo wa muntu ufite ikibazo gikemuke. Ibyo tukabahuza abo bantu bose kugira ngo bakore. Noneho tukanahuzaho rero n'ikindi kiyongereho n'ibyarindi byo kubahurizaho umufasha myumvire. Abafasha myumvire hari abo ngabo parasocial workers, ariko hari n'abandi bafite ibikorwa turimo kuganira, hari NGOs zisanzwe ziba mu gihugu zifasha muri izi gahunda n'abandi, ndetse ubwo ikindi kihari nuko rero inzego z'ibanze zose zigira iyo nshingano, ikaba mwe mu nshingano za mbere dufite. Umuyobozi w'akagari akamenya ko gukurikirana uko ubukene bugenda bugabanyuka ku baturage batuye mu kagari ke ari inshingano ze. Inshingano yo kugabanya ubukene ikaba muri gahunda ya meya w'akarere, ku buryo igihe cyose amenya ko abakene bari mu nshingano ze. Niba agiye kuganira n'umushoramari runaka, akibuka ko hari umubare afite w'abaturage bakeneye akazi kuko gashobora kubafasha kugabanya ubukene, ariko akamenya ko nanone iyo babonye akazi azajya anakurikirana ko anaganira nabo, akamenya ko abo bantu koko barimo kugenda biteza imbere. Nkuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude amaze kubivuga, ingamba nshya zo gufasha abaturage kwivana mu bukene zitezweho guha umurongo mushya gahunda zo kurengera abaturage zari zisanzweho kugira ngo zihutishe kurwanya ubukene mu baturage kandi nabo babigizemo uruhare. Zimwe muri izi gahunda zikaba zaragaragaje ingero z'uko kuva mu bukene bishoboka, nk'uko abaturage bo mu karere ka Gakenke babyitangiramo ubuhamya. Nitwa Banabakize Thomas, abantu mu mudugudu wa Kamomo, akagari ka Ruhinga, umurenge wa Kivuruga. Kirawigire amaye 30,000 nibyo byangezeho mbere mu myaka 3 isize. Ubwo ku 30,000 nongeraho amafaranga 20,000, ndagena nshaka inama ya Derine ibyara abana 2, ndaborora babashashi mu mezi 3, abana ba 70,000 ari 2. Ndongera nsubiraho nakwe ya indi ya mbere, nzanamo indi ntama, nyizana ibyara abana 2, ariko nanjye nzitaho nshiraho imbaraga zanje. Iyo nayo ibyaye abana 2 ndabagurisha, bagurishije bo kubera riri ku rwego rusumbye ya mbere, abana 2 bampaye 80,000, 40,000. Ndagenda nshakamo inkoko bita dendo ndazorora,
umushwi gumwe gumaze amezi 3 bampaga ibihumbi 10, igigi inkoko rimwe bampaga amafaranga 500. Abaturage barabizi, abaduturanye barabizi, ukeneye icyororo aranshaka, yaba kuri izo nkoko yaba kuri izo ntama, umuturage wese ushatse ko mworoza ndamworoza. Ubwo nkiri muri urwo rugendo rwa Kirawigire baba baduhaye indi nkunga y'ibihumbi 65, byose hamwe byangiza ari 95. Sahiyi izo nkoko n'izo ntama sa nkaho nasazuye mfata amafaranga nizigamaga mu itsinda mu bashwi baza nkoko no mu magi yaza nkoko no mu bana baza ntama, turashe ku ntego mfatamo ibihumbi 280. Ndagenda ngura inyana igeze igihe cinyime nyorora amezi make, inyana ibirimye. Inyana ndayigurisha mu 520 muri izi za komande batanga muri Girinka. Za ntama ziri cyahari, za nkoko ziri cyari zitanga umusaruro umunsi ku wundi. Ayo mafaranga 500 naragiye nguramo isambu nsagura 20 kagenda kagaburira za nkoko, ariko za ntama nazo zikomeza gutanga umusaruro ziyongera. Batwigishaga ko umuntu atagomba kuba wenyine, bya bindi byo kuba mu bwigunge ugafata ibintu wowe ugatekereza wowe kuba wenyine. Baratubwiraga bati ugomba kugenda mu nzira, ariko mu nzira ibyo uhura nabyo inzitizi, ubwo natwe tukavuga ati ntabwo uzabona ikintu kitakuruhije. Ati ntuvuge ko uzahita ubona amafaranga menshi ngo uhita ubona za miliyoni ngo uhita utangira ukore. Katubwira tuzahera ujurahera ku duce uzaje kubona ubone biri kugenda biri kwiyongera. Ubwo nanje nkabita mu gutwi haza kambwira umudamu tugahuza, bati kandi igihe kimwe uzaba utari guhuza n'umudamu ntabwo muzatera imbere. Ngiye kubona amafaranga byarangora, narahingaga nkategereza nkabona amafaranga uko nejeje. Urabona guhinga ibijumba byera amezi 5, ibigori nabyo nuko, imboga nizo zera amezi 3. Ubwo reba gushora nkazategereza kubona amafaranga nimba ari 10,000 nkazabibona hashize amezi 3 cangana. Gahunda nshya ya leta yo kuvana abaturage mu bukene kandi irimo kugirwamo uruhare n'abafatanyabikorwa ba leta batandukanye n'ubundi basanzwe bafatanya nayo muri gahunda ziteza imbere imibereho y'abaturage. Akuzwe Crispe ni umuhuzabikorwa w'umushinga wa World Vision ukorera mu karere ka Gakenke. Akurikirana abaturage bamaze gutanga ubuhamya, aratubwira ubusanzwe impamvu itera ubukene mu baturage. Ubundi tuvuga ko ubukene buterwa n'ibintu bibiri. Icya mbere ni imitekerereze umuntu afite, ikindi ni capacity afite igaragara, amafaranga cyangwa se resources zimwegereye. Twebwe rero ko minota dutuyemo usanga ari abantu bafite amahirwe menshi abakikije, abenshi batinya inguzanyo ngo iyo umuntu ayifashe arahomba cyangwa se bakaba bateza ibye amatsinda, kumva abantu baragira cyane barapinga cyangwa se nibashaka kuyajyamo. Twere icyo dukora cya mbere ni ukugenda tugasanga umuturage aho ari ahatuye uko babayeho. Dufite abantu badufasha cyane bikurikirana kuko tubafasha duhereye kuri buri umwe, kuko abantu bafite ibintu byinshi bitandukanye babuza gutera imbere. Hari usanga wenda ari ubusinzi, undi ugasanga wenda n'ubukene yiteye ubwe udashaka gukora yirirwa ku muhanda. Icya mbere bakora no kubwira umuturage ko gukira agomba kubigira mu ruhare ubwe ku giti cye, ntabwo ari leta, ntabwo ari umufatanyabikorwa, nta nubwo ari undi muntu wo hanze, ahubwo niwe ugomba kubigiramo uruhare. Icyo cya mbere iyo umuturage amaze kucyumva, icya kabiri takubaza avuga ngo none nkora iki ko nkikijwe n'ubukene. Icyo dukora tubazana amahugurwa twabahuriza hamwe, kuko abenshi cyane usanga bari mu bukene bukabije n'abantu badashaka kuganira n'abandi. Iyo ageze mu ruhando rw'abandi bagana iterambere umva adashaka kujyamo, kumva nyine ashaka kwiherera wenyine akajya mu nzoga agasinda. Icyo rero dukora twebwe no kumuzana n'abandi bashobora kuba bafite iterambere bagezeho, bakaganira tukabaganiriza hamwe, tukabumvisha ko iterambere ribareba, tukabumvisha ko kugira ngo ubukene barimo buvemo ari uko bagomba kubigiramo uruhare. Nicyo cya mbere dukora. Icya kabiri tubafasha kubahuza n'abantu bashobora kuba barabishoboye, turabazana bagahura nabo bakaganira nabo bakabwira urugendo bakoze nuko byagenze. Icyo gifasha umuturage kumva ko na wa muntu uri ku ruhande nawe ubwe yabanje gukena cyangwa se hari dukeye yahereyeho, hanyuma ikamufasha nawe kwiteza imbere. Iyo ibyo birangiye dutangira kubahereza inkunga y'amafaranga ku bufatanye na World Vision na leta, Roda cyangwa se Minaroke, bajya batanga ubufasha ku muturage wabonye mu mahugurwa 30, 50, 60 se bitewe
nyine n'ubushobozi bwabonetse. Iyo umuturage ayahawe tumwigisha uburyo ashobora gukora umushinga we. Ushobora korora ingurube, zishobora cyane kugufasha gutera imbere vuba, cyangwa se ukorora intama, kuko hari abantu bafite imyumvire ko ingurube ari mbi, nyine ukumva ntago abishaka kubikora kubera wenda amadini. Ntago tumubwira ngo hita bivamo ko biragoye, ahubwo icyo we yiyumvamo yahita akora ako kanya agahita agikora. Hanyuma umuturage arahuguwe, atangiye umushinga, yitekereje, yiyumvamo, ese habaho kumukurikirana ngo murebe ko wenda hari ibibazo ari bugiriremo, ese hari indi nyongera ari bukenere, aho bigenda bite? Abafashamyumvire bacu baba mu midugudu babasura buri kwezi, akagera mu rugo hari ibibazo mubaza kugira ngo arebe koko mu mutwe hari ikintu cyahindutsemo, niba hari radio yinjiye mu rugo, niba hari isuka yinjiye mu rugo muri uko kwezi, niba se hari ikindi kintu yabaraguze ku ruhande muri uko kwezi. Ariko tubikora gusa kugira ngo turebe imbogamizi umuturage ashobora guhura nazo, kuko ari nk'igihe umuntu amaga amafaranga 30,000 akagenda akaguramo ingurube, ariko bwacya bakayiba wenda, cyangwa se wenda ugasanga yagize ibindi bibazo, irarwara, irapfa, nyine ukabona ni igihombo umuturage yagize. Ariko tujya tugira amahirwe, bamwe turabashumbusha iyo ubushobozi buhari, ariko hari n'abandi tujya tubwira ngo noneho niba waramaze guhinduka mu bitekereze, iyi nguru ukaba ukubona umumaro wayo, birashoboka ko hari andi hantu hakuru ubushobozi, ukabona umuturage yirwanyeho, aragiye ashatse ya ngurube koko, ukabona progress iri kugenda igira iba positive. Kuko hari benshi tutaye n'amafaranga menshi, nyine ugasanga na amafaranga makeya, ariko kubera uruhare rw'amahugurwa ukabona umuntu afashe nk'inkoko 3 araziguza 10,000 cyangwa 15, ariko ukabona nyuma y'amezi 5 cyangwa se amezi 6 ukabona umuntu afite inkoko 100. Akuzwe kandi arakomeza avuga ku bibazo bijya bitera abaturage kudatera intambwe bava mu bukene. Ntago byabura, tuba dufite abantu benshi dukurikirana, ariko hari abantu nyine usanga nk'amafaranga ya mbere yarahuguwe ukabona biri kwinjira, ariko amafaranga yaza irari byo kumva ashaka kunywa cyangwa se kumva ashaka kuyikubira, ntayibasangire nk'umuryango ngo bayigeho, ukabona rimuteye. Ukabona wa muntu amafaranga yapfushije ubusa, ntashaka kumvira gahunda za leta. Hari nabo twagiye tugira ingero, ukabona amahinyu 30 ahisa ahunga urugo, agiye i Kigali cyangwa se agiye Musanze kujya gushaka ubundi buryo abaho. Ugasanga nkungu aratudindije. Hari benshi dufite nyine bagiye basa nkaho bari stack cyangwa se bagumye hamwe kubera izo mpamvu, kuko hari nabo twasabaga ubuyobozi ngo baganize cyangwa se bagire ukuntu bigenza. None ni izihe nama zagirwa umuturage uri mu rugendo rwo kwikura mu bukene? Inama nabagira ni ugutinyuka. Ikintu cyagiye kinteza imbere ni ukuja mu matsinda, noneho nkaguzamo amafaranga. Mu by'ukuri mu byo nkora byose nta wabona 200 utabigujije. Naraguzaga nkuko nkapfundikanya, noneho nkorora, noneho nahingaga nkorora, nkanaguza, noneho byose nkabihuriza hamwe, nkahita nkora ikintu gifatika. Ikindi cya kabiri, umuntu uba mu rugo ngo yakorora gusa byonyine nta kandi kazi ari gukora, ntabwo bigutezaga imbere, kuko urorora wakorora utari no guhinga, bigasaba ko ugira ikibazo ukagurisha cya kintu woroye ukongera ukajya kugihaha. Ariko iyo wabifatanyije wenda ari 3 rwose uteraga imbere, ugahinga, ukorora, ukanacuruza. Message namuha nuko gukira biramureba, kubera ko 100% iyo umuntu mu mutwe we nta kindi kinatekereza uretse wenda inzoga cyangwa se ari indi mico mibi cyangwa se ari ubundi buryo abaho butakwiriye, buri munsi agasesagura, ntago ibyo njya kugeza ku iterambere. Ngira ngo kubashinzwe kubakurikiranaho message nabaha nuko bagerageza bakegera abaturage, bakabaganiza, bakumva ibibazo byabo, hanyuma by'abana ngombwa wenda bakaberekana amahirwe ahari, kubera ko hari igihe amahirwe aza cyane ugasanga aturutse hejuru, ariko abaturage kugira ngo bazayamenye bikaba ikibazo. Nyine bigasa nkaho abaturage bahishwe iterambere kandi rihari. Hanyuma niba hari n'umufasha babona bamugomba bakabumuha. Turabashimiye mwe mwese mwakurikiye ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Turizera ko cyafashije abaturage bakomeje inzira yo kwivana mu bukene. Wowe ufashwa na leta, zirikana ko ubufasha butazahoraho. Shishikara ukore wigire. Iki kiganiro intebe y'imiyoborere kizongera kunyura kuri Radio Rwanda kuwa 4 saa 12:30 z'umugoroba. Ngiye wabagezagaho iki kiganiro nitwa Joseph Kurio. Iki kiganiro kandi mushobora kongera kugikurikira kuri konti ya Minaloc iri ku rubuga YouTube. Wagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kugeza kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ashobora kwandika email kuri
info@minaloc.gov.rw. ashobora kandi no guhamagara ku murongo utishyurwa ari wo 5353. mugire umugoroba mwiza. ufitiye icyizere Rwanda, ufite ejo hazaza heza. intebe y'imiyoborere, komeza ukataza utera imbere. ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu.